Ingingo 10 zagufasha kwigirira icyizere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uko bwije n'uko bukeye tugenda turushaho gusobanukirwa n'akamaro ko kwigirira icyizere mu buzima bwa buri munsi, ndetse tukanabikangurirwa n'abantu benshi mu nzego zitandukanye, kuko burya kwigirira icyizere n'urufunguzo rw'iterambere. Ariko nanone umuntu ashobora kwibaza ati, ese nakwigirira icyizere nte? Dore inama 10 wakurikiza maze ukarushaho kwigirira icyizere mu byo ukora byose. Icya mbere ni ukwemera uwo uri we. Abenshi iri jambo barigereranya n'ubwirasi cyangwa ubwibone, ariko mu by'ukuri siko biri. Ahubwo ibi ni ukwemera uwo uri we no kwemera ko ibyawe bifite agaciro mu bandi. Ni byiza ko wiga kumenya kuvuga icyo utekereza, icyo yifuza ndetse n'amarangamutima yawe. Niba uvuze ibikurimo, irinde kubivugana ubwibone, ahubwo bivuge wiyakiriye, wumva neza ko ari byo kandi ubisobanure ku buryo abakumva babasha kumva ibyo ushatse kuvuga. Icya kabiri, kumenya iby'ingenzi mu buzima bwawe. Iga kumenya ibyo ukeneye mu buzima bwawe. Tekereza ku mishinga y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ni iki kigufitiye akamaro? Ni iki ukeneye cyane kurusha ibindi? Umenye guhitamo ibyakugirira akamaro karambye, atari ibyishimo by'akanya gato. Ibi bizagufasha kwirinda gushidikanya, umenye gufata ibyemezo bihamye mu buzima bwawe. Icya gatatu, kora urutonde rw'indangagaciro zigomba kukuyobora mu buzima bwawe. Menya kandi wite cyane ku ndangagaciro zawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, zirimo kwiyubaha, gukunda umurimo no kwiteganyiriza. Mbese ugira urutonde ruhamye rw'imiterere ushaka ko ihora iranga ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibi bizagufasha kumenya iby'ingenzi mu buzima bwawe, ku buryo isura yawe igomba kugaragara neza muri rubanda, kandi wirinde ko byasenywa n'utuntu duto duto witekerezaho cyangwa se abandi bakuvugaho. Icya kane, menya imico myiza yawe. Buri muntu agira uruhande rubi n'uruhande rwiza. Ibi bibasha guhinduka uko iminsi igenda ishira. Si byiza ko uhora ureba ibibi byawe. Gerageza urebe n'ibyiza ugira. Bikorera urutonde rwanditse kandi ujye ugerageza kurushaho gutuma ruba rurerure. Mu gihe bitakoroheye kubyikorera wowe ubwawe, kuko wenda wumva wakurikiza amarangamutima yawe cyangwa waritakarije icyizere ukaba wumva nta byiza ugira, baza inshuti zawe n'abo mubana kenshi bakubwira ibyiza bakubonaho. Icya gatanu, irinde guhora ureba uruhande rubi mu bibazo n'ibyago. Akenshi iyo umuntu agize ikibazo yihutira kureba ibintu bibi, ibindi bibazo bivuga kuri icyo, ingaruka mbi cyazana, amahirwe bimuhuje n'ibindi nk'ibyo. Ari naho umuntu ahera akatangira kwiganyira no kwiheba bikomeye. Si byiza na gato. Burya buri kintu kitubayeho si byiza kugaragaza ko byaturusha imbaraga, ahubwo tujye tubigaragaza ko natwe dukomeye, maze mu mwanya wo kwiganyira no gutekereza ko byose birangiye, duhite dushaka uburyo bwo kubirwanya no kubikemura. Mu gihe ugize ikibazo nibyo, ujye ureba ingaruka cyagutera, ariko ntukabitindeho, ahubwo ujye ureba niba hari uruhande rwiza cyaba gifite, unahere ko ushaka ubundi buryo bwihuse bwo kugikemura. Ingingo ya gatandatu, itera akanyabugabo. Buri munsi umuntu akora uko ashoboye ngo abe mwiza kurusha uko yari ari ejo hashize. Ni byiza ko wiha akanyabugabo ukumva ko ubishoboye. Ishimira ibyiza wagezeho, maze muri wowe wiyemeze ko uzagera kure cyane. Ingingo ya karindwi, ha agaciro buri ntambwe uteye niyo yaba igaragara ko ari nto cyane. Abantu twibwira ko ibyo tugomba kwishimira ari ibintu bikomeye binagaragarira amaso ya buri wese, nko gutsinda ikizamini gikomeye, kuzamurwa mu ntera mu kazi, gukora ubukwe bwiza n'ibindi nk'ibyo. Ariko buri ntambwe uteye mu buzima jya uyishimira kandi uyiha agaciro. Urugero, niba wabashije guteka neza ikintu cyari cyarakunaniye guteka, niba waramenye kwandikisha mudasobwa wihuta n'utundi tuntu wumva ko ari utuntu tworoheje, jya twishimira kuko burya gato kabyara kanini. Icya munani, irinde kwicira urubanza. Si byiza kwica intege no kumva ko udashoboye. Niba ubonye amahirwe runaka, hari ubwo wibwira muri wowe uti, si njye wakagombye kubona aya mahirwe, ubwo ari njye ntibizaramba, nyamara sinzabibasha. Izi manza wicira ntacyo zishobora kukugezaho, ziguca intege gusa mu mwanya wazo. Fata umwanya wishimira ibyiza ubonye muri ako kanya.
maze ubonereho n'imbaraga zo gutuma birushaho kuba byiza. Ingingo ya 9: ikuremo ibitekerezo bigusenya. Sindi umuhanga, sindi umunyebakwe, nta bumenyi buhagije mfite, ndi gato cyane. N'ibindi bitekerezo nk'ibyo ni bimwe mu bigusenya buhoro buhoro, bigasenya imitekerereze yawe kugeza aho wumva ntacyo umaze. Kugira ngo ubashe kwigirira icyizere, jya wirinda gutekereza ibintu bishobora kugusenya. Ingingo ya 10 ari nayo ya nyuma: hindura imico yawe mibi myiza. Emera kandi wakire intege nke zawe ndetse n'imico mibi kurangwaho. Yirebe kandi uyisuzume udaciye ku ruhande. Reba ikibigutera intege utajenjetse uburyo bwo kuzigira imbaraga. Nta kidahinduka, icy'ingenzi ni ukubishyiraho umutima n'ubushake bwose. Aho ubona ko hari intege nke hashobora kuzaba ariho haba imbaraga nyinshi mu minsi iri imbere.